Hello guys, my name is Otuki cyangwa se Shisha Makeya. Nongeye kubasuza muri hose aho muri yaba mu bihugu bigiye bitandukanye Afrika, Asia, Burayi ndetse na Amerika. Ndabasuje cyane. Amakuru atariho ivumbi biravugwa ko umuhanzi wacu itahi wacu Byose ariko ntaramuvuga, nizere ko wamaze gukora like, share and subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, isaha ku yindi, iminota ku yindi, yewe ndetse ni naba ngombwa ujuza tubane. Biravugwa ko umuhanzi itaye wacu Byose cyangwa se wamenyekanye ku izina rya Melodie yakamejeje ashaka mu nda zeru target ngo ni ukugira ituza nk'irya The Band. Aba rivals babiri ndetse ngiye ko nabifata nk'aba rivals cyangwa se abantu bahangana, mbona ko The Band ari ukuntu ari hejuru ya Melodie ho gatoya kubera ko si same generation, ariko ibikorwa vya Melodie bishobora gutuma abantu bamugiranya na The Band, kandi ba The Band baraje 2008 mu gihe Melodie yaje bizaba 2012 gutyo, niba nibeshye neza na 13 ariho Melodie yatangiye kumvikana ku maradiyo y'abantu. Ati ibi rero bije gute? Ni nyuma yuko Yoro the Queen Yoro the Queen nyuma yako Yoro the Queen cyangwa se nyuma ya Yoro the Queen Melodie nawe yamaze gukoresha surgery, niko biri kuvugwa. Iyo bayita plastic surgery yo mu nda, aho bakubaga inda bakayigabanya rwose, ibinuri bakabikuraho, then inda ikongera igasubira bubisi, dore ko abantu benshi babikora. Ndetse mu gihe mubona ukuntu Yoro the Queen ateye nawe iriya ngo ari plastic surgery kuko nta muntu watera kuriya. Rero ibi bikomeje kuvugwa nyuma y'ubwo Melodie aheruka hanze y'igihugu. Murabyuka ubwo yakoraga amatowa muri Leta Zunze za Amerika, aho yagiye rwose agakorana bashage. Akigera rero ku kibuga cy'indege, murabyibuka iyo saga yarabaye hano mu Rwanda. Akigera ku kibuga cy'indege hariya i Kanombe, nigeze yifuza kuvugana n'abanyamakuru umwanya munini, yewe yanze kuvugisha abanyamakuru ndetse arabahakanira, avuga ko atarameze neza kubera nyine yari amaze iminsi mike bamukoreye plastic surgery. Murabyibuka icyo gihe kuko nta kuntu wamungane Melodie ari kuva hanze abantu bamukumbuye bashaka kubaza byagenze bite, kuko yari afite amakuru atariho ivumbi, ariko nyine arabyanga, yanze yanze kubavugisha. Ibi rero bivugwa ko iki gihe aribwo Melodie yari yakoreye plastic surgery kubera ko atashaka guhagarara umwanya munini. Melodie akomeza ashinjwa ko yazanye iturufu yo kwerekana ko yatangiye siporo ibizwe nka gym, kugira ngo nimubona yatangiye kujya kwitaye muzakeka ko ari zo siporo yarahugiyemo. Byahe byo kajya ko ari plastic surgery yari yarakoresheje. Gihe cisha bakiyamba numiwe. Ni mu gihe Melodie kandi yagorwaga no gucuruza cyangwa se ibi byose Melodie yabikoze nyuma yo kujya agorwa gucuruza cyangwa se kampani z'imideli nenda zimekira imideli cyangwa se no kumurika ibindi bigiye bitandukanye byabagoraga kuba bakoresha umuntu ufite inda cyangwa se ufite imiterere y'umubiri we nyine, kwa ko yarabyibushye cyane, inda yaraje, amatama rero bikamuviramo kutabona isoko nk'abandi ba rivals biwe cyangwa se
nkuko ibindi byamamare bimeze. Ndaguha urugero, hera ku munywanyi Diamond Platnumz hano hafi rwose, hera kuri Konde Boy inshuti ye magara, ubwo ni inshuti ya Byose Melodie ariwe Harmonize. Murabyuka ko iyo yaje mu Rwanda baba bari kumwe gatanu ku kandi. Tuze hano mu Rwanda, hera kuri Ngabo Medali nubwo yabiretse akabishingukamo akigendera. Ujye kuri umurival mukuru we hano mu Rwanda, ubu nawe undi ni The Ban, hera kuri ba Christopher, hera kuri ba ibenshare. Rero ibyo byatumye Bruce Melodie afata isomo ndetse araniga cyane, aboneraho kuba yajya gufatisha cyangwa se aboneraho kuba nyine yarisamye yasandaye, ariko nanone bivugwa ko agomba kuba yarakoreza plastic ari nimwe ifoto iyo ngiyo uri kureba aho ngaho muri background, kubera ko ahangaha byari byakomeye guys, ahangaha byari byakomeye, aho nyine yabonaga abandi bakomeje kumurjyana inamba, we ari kwibyo biro ko yishakiye. Nyamara urebye n'ahandi hose nta manzi y'upfa ko na Pitbull ushaje abari kuri taye ba 50 Cent bashaba bari kuri taye ba Eminem bandi bose bana, mbese nta mustar y'upfa kubona yabyibushye nginda yamutanze imbere, kiretse uwashaje kandi nabwo nta mustar usaza, kuko igihe n'igihe ashobora kuba yakifashishwa mu bihe runaka cyangwa se mu kumurika imideri, kandi imideri habamo agafaranga gatubutse. Rero ari nabyo baje kuba bagiraho inama uyu musore wacu Bruce Melodie, ariko abantu bamwihaye bavuga ko iminsi yonyine amaze akora siporo itaba ariyo itumye inda ihita ivaho ihita igenda. Abanyarwanda baba bajoya, abanyarwanda baba bakomeje, abanyarwanda baba bareba. Ubwo rero reka turebe koko niba ari byo gusa yahigabanya atayigabanya. Ni umustar agomba kugabanya inda cyangwa se uburyo bw'imiterere y'umubiri we, kubera ko ari igihe abazitabazwa mu bikorwa bimwe cyangwa ibindi, kubera ko ni ibintu nyine biba bizakenerwa. So my name is Alto-K cyangwa se Jisha Makeya, nizere ko amaze gukora subscribe hano kuri The Culture. Oh my god, turabakunda cyane, mukomeze bane natwe kusenga cyangwa se Jisha Makeya cyangwa se Alto-K niciragaho ndetse nababwiraga ibiri kuvugwa kuri iyi mihanda. Turabakunda cyane, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, Imana ikomeze ibarinde. Hasta la vista.